The Zoom TV 24. Hari imiryango ugeramo ukubyaye barakubaga, ukubyaye barakubaga, ukubyaye bakubagura ihene. Uwo nsengeye yarabuze urubyaro ntabwo bamubaga. Nukuri kwima ntabwo nagusengera warabuze urubyaro ngo bakubaga. Imbaraga zigutera inda ziguha no kubyara neza. La sansiri gidrive nushaka gushaka umugabo mu myaka 38 39 ine ningahe mu rugo rwawe rusenyuka. Ako nagasuzuguro iyo wababaye Imana iguha ikikomora ntabwo iguha ikikuriza. Yes, reka twongere tubasuhuza nshuti bakunzi ba The Zoom TV, tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose mu nguni zose z'isi, ndetse tunabasabira imigisha y'Imana. Iki ni cya gice cyahariwe ivuga butumwa nkunda kugarukaho nkuko mubibona imbere ya kamera. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, ni Apotre Joseph Yongwe, umuntu Imana yahaye amavuta, yahaye imbaraga zo gukora ibitangaza ndetse n'ibikomeye. Abakurikira cyane iby'ijambo ry'Imana cyangwa iby'ivugwa butumwa baramuzi, haba mu Rwanda haba hirya no hino ku isi. Yakoze imirimo ikomeye, ubuhamya bugenda butangwa hirya no hino bwose bugaruka ku byo yakoze, yaba yarabikoze akiri mu itorero rya ADPR, yaba yarabikoze akiri no mu itorero rye ari buze kugarukaho mu kanya. N'umuntu Imana yaguye. Ntavuze byinshi, niwe ugiye kudufasha muri ryavuga butumwa ry'uyu munsi, cyane ko tuzajya tunamugaruka kuri The Zoom TV nka kangahe mu kwezi. Ndatekereza ko atari inshuro nkeya, nkuko n'abadukurikiye bagenda badusaba ko tugenda turushaho kuzamura ivuga butumwa kuri iki gitangazamakuru cyacu. Reka dutangire tumuhe ikaze, atangira twibwira nubwo namuvuze, hanyuma naduhe ijambo ry'Imana. Turabashuje mwese, Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye nitwa Apostle Joseph Harerimana Yongwe. Ndu muvuga butumwa, ndu umukozi w'Imana, ndu umuhanuzi, ndu umunyamasengesho, kandi ndu umubwiriza butumwa. Ndaguha ikaze muri iri jambo ry'Imana kugira ngo ukire, kuko Imana yampaye impano yo gukiza indwara no kwirukana abadayimoni no kuzingura abantu bazinzwe n'ababoshywe n'abadayimoni. Ndabanza rero mbagezeho nomero yanjye ya telefone ni 0788 54 11 18 0788 54 11 18. Numara kumva ijambo ushobora kunyandikira, ushobora kumpamagara kugira ngo tugufashe ubohoke, kuko Imana impamagariye kubohora abantu no kuzura ibyapfuye no gukiza ibisenzegeri. Dusome ijambo ry'Imana. Reka ariko tubanze dusenga Imana. Nyagasani Imana yo mu ijuru, nsengeye umuntu wese ugiye kumva ijambo ry'Imana, rimenagure imbaraga zose za Satani, risenye ibihome byose by'abadayimoni, rihindura ibintu byose bigomba guhinduka, rikiza indwara, ribohora ababushye, rikureho karande n'inyatsi, rikureho imivumo n'imikasiro, ritange ubuzima ku muntu wese wakirira ijambo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turasoma Matayo 25 kuva ku murongo wa gatatu. Haranditse ngo abapfu bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje nimusohoke mu musanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azimata. Ariko abanyabwenge barakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abiteguye barinjira nawe, binjirana nawe mu bukwe, urugi rurikinga. Imana yacu idufashe cyane. Ijambo ry'Imana tuganira uyu munsi ni ijambo rivuga, haleluya, ni ijambo rivuga imbaraga zizanwa n'amavuta. Imbaraga zizanwa n'amavuta. Iyo bavuga amavuta, ntabwo ari amavuta bakoresha mu guteka, ntabwo ari amavuta yo kwisiga,
ntabwo ari amavuta akoresha mu mamashini, ni amavuta y'Imana. Ni amavuta y'Imana, ni imbaraga z'Imana, ni amavuta aterwa no kubana n'Imana, ni amavuta aterwa no gusenga Imana. Haleluya! Ni amavuta y'Umwuka Wera. Muribuka ko Yesu, isezerano ry'Umwami wacu Yesu Kristo agiye kujya mu ijuru, agiye gusubira mu ijuru, yabwiye abigishwa bati ndagiye, ariko ningenda nzaboherereza umufasha. Uwo mufasha rero yababwiraga ni imbaraga z'Umwuka Wera. Izi mbaraga rero nshaka kuvugaho aka kanya, nshaka kuzivugaho niba urwaye ukire, niba uri umusazi ibisazi bikurimo bibwejagure bigende, niba hari abadayimoni bakuvugiramo babwejagure basohoke, niba urota nabi ntabwo uzongera kurota nabi kubwiza imbaraga ugiye kumva ngiye kukubwira, niba barakuzinze izi mbaraga zigiye kukuzingura, niba ufite karande igiye kuvaho kubera imbaraga z'Imana. Oh haleluya! Yesu abwira abigishwa ati ndagiye, ariko ningerayo nzaboherereza umufasha. Umufasha niwe Mwuka Wera yavugaga. Izi mbaraga z'Umwuka Wera zagaragaye kuva ku munsi wa 50, hari ku munsi w'umuganura i Yerusalemu, ubwo abigishwa bari bifungiraniye mu cyumba cyo hejuru basenga bafite ubwoba. Yesu yabavuyemo, ariko haleluya, habaho gusenga no kwezwa no kubana n'Imana. Biriya bavuga Umwuka Wera batungura avuye mu ijuru, habaho umuriri mwinshi cyane, imbaraga ziramanuka. Icyo Bibiliya ivuga ko ngo umuntu wese yarebaga mugenzi we akabona ku mutwe we hakaho umuriro. Izi mbaraga z'Umwuka Wera bamwe bazita imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuyaga, imbaraga zidasanzwe, ariko ni imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga. Oh haleluya! Iyo wuzuye izi mbaraga z'Umwuka Wera, nta murozi wakuroga ngo byemere. Abarozi barandoze mu buryo butandukanye, nta burozi bushobora gufata umuntu wuzuye izi mbaraga z'Umwuka Wera. Nta nkuba ishobora gukubita umuntu wuzuye izi mbaraga z'Umwuka Wera. Nta dini ryagufata wuzuye imbaraga z'Umwuka Wera. Oh haleluya! Ndavugana nawe uri kumva gukurikirana ubu butumwa kuri televiziyo. Nta dini ryagufata, nta muzimu wagufata wuzuye izi mbaraga. Oh haleluya! Bari bafite ubwoba, bari mu cyumba cyo hejuru bifungiranye, bahungabanye, babuze icyo bakora, ngo ariko Umwuka Wera bamanukiye bakingura urugi, basanga ibi barimo. Haleluya! Bibuka imbaraga z'Imana, bibuka imbaraga z'Imana, bango noneho ntabwo dutinya urupfu, ntabwo dutinya inkoni, ntabwo dutinya gufunga. Ibi turimo tugiye kubivuga. Ndategeka mu izina rya Yesu Kristo, uraryama ukarota nabi, ugenda n'ubwoba bw'abazakwica, ugenda n'ubwoba bw'abazagufunga. Abarozi n'abapfumu n'abakonikoni baraguhagurukiye. Umvira ijambo mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Iyo wuzuye imbaraga z'Imana, oh haleluya, nta kintu na kimwe waba. Utinyuka ibyo watinyaga, wumva ibyo abandi batumva, utekereza ibyo abandi badatekereza. Oh haleluya! Uvuga ibyo abandi batavuga, wizera ibyo abandi batizera, unyuraho abandi batanyura, uturaho abandi badatura. Iyo wuzuye izi mbaraga z'Imana, umva, uzengurutswe n'abarozi, uzengurutswe n'abakonikoni, ufite ibintu byinshi bikugendamo, dore imbaraga ushobora kwihishamo. Oh haleluya! Ni imbaraga z'Imana. Barasohoka batangira kubwiriza, noneho batangira kubwiriza badafite ubwoba, batangira guhanura. Petero avuga ubutumwa, 3,000 birakizwa. Oh haleluya! Arababatiza, bagera ku irembo ryiza, ikirema kirabatumbira. Barakibwira ati feza n'izahabu ntacyo dufite, ariko icyo dufite turakiguhaye. Mu izina rya Yesu Kristo haguruka. Aba bagabo buzuye imbaraga z'Imana kugeza igihe bafataga abarwayi bafataga ibitambaro bakabikoza kuri aba bagabo, bakagenda bakabikoza ku barwayi bagakira. Izi nizo mbaraga. Oh haleluya! Imana iri gusuka imbaraga zikomeye ku buzima bwanjye. Imana iri gusuka imbaraga zikomeye ku
muhamagaro wanjye. Ibi nibyo biha itorero rikwiriye kubaho, ububasha n'ubushobozi buri mu itorero. Oh haleluya. Matayo 10:28 haba ngo mugende, ahamagara abigishwa, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose. Ubu butware buri mu itorero. Itorero icyo dutegetse kirapfa, itorero icyo tuzuye kirasuhuka, itorero icyo rihambiriye kirahambirwa mu izina rya Yesu. Baba barakuvumye ndagukuraho imivumo, narabisigiye gukuraho imivumo. Baba barakuzinze ndakuzinguye mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Baba baraguhambiriye ndaguhamburuye mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya. Iyo wuzuye imbaraga z'Imana uhura n'umusazi ugategeka ibisazi bikabwejagura. Narabibonye abasazi bikorera amabuye, narabibonye abasazi bikorera ibyatsi, narabibonye abasazi barya igitaka, narabibonye abasazi bararaga mu ihimbi, nagiye ntegeka bagakira. Iyo wuzuye imbaraga utegeka inyonjo ikava mu mugongo igahoka. Iyo wuzuye imbaraga utegeka umuntu bazinze bahambiriye akazinguka. Oh haleluya. Nawe ndagutegeka mu izina rya Yesu Kristo. Imana yampamagaye, bavuze kuzapfa, genda tegetse ugiye kubaho. Barakuzinze genda kuzinguye, barakuvumye genda kuvumuye, baguciriyeho iteka jewe nguhaye ubuzima mu izina rya Yesu. Ndategeka imbaraga zose zakurwanyije zitari imbaraga z'Imana nziburijemo, imbaraga zose zaguhagurukiye zitari imbaraga z'Imana ndazihagurukiye. Umwuka wose ukurwanya, umwuka uva ku bantu, umwuka uva ku ishari, umwuka uva mu bakurambere bawe, umwuka uva ku babyeyi bawe, umwuka uva mu muryango washatsemo, iyo mbaraga yose yakurwanyije ndayitegetse mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ndayipfunaguye mu mbaraga z'Imana. Oh haleluya. Ijambo twasomye ryatubwiye ngo umugani Yesu yaciye yerekanaga ko hari abantu bavuga Imana ariko nta Mana ibarimo. Aca umugani w'abakobwa 10 bagiye gutegereza umukwe. Umukwe atinze bose barasinzira ngo 5 bari bafite amavuta. Oh haleluya. Bari bafite amavuta mu mperezo zabo, abandi nta kintu bari. Ndi kumva amavuta mu mperezo zanjye mu izina rya Yesu yo kuzura ubuzima bw'abantu, yo gutegeka ubuzima bw'abana bawe, yo gutegeka ubuzima bwawe bukagenda. Ngo barasinzira, ngo umukwaje, ngo bose barakanguka, 5 bakongeza amataraza yabo, barinjira Imana nta mbaraga zibarimo. Iki gihe ni igihe cy'abanyembaraga, ntabwo ari igihe cy'abanyantege nke. Iki ni igihe cy'abantu bafite amavuta. Imbaraga z'amavuta haraho ziva. Ni haleluya. Gomba kubaka urwego rwo gusenga kugira ngo wongere amavuta, gomba kubaka urwego rwo kwiyiriza ubusa kugira ngo wongere amavuta, ugomba kubaka umubano wawe n'Imana. Therefore in Holy God ndi kwiyubaka. Haleluya. Ngo bakongeza amataraza yabo kuko bari bafite ikibarimo. Reka nkubwire inshuti yanjye, igihe cy'abavuga butumwa badafite ikibarimo cyararangiye, igihe cy'amagambo cyararangiye. Iki ni igihe cy'imbaraga, iki ni igihe cy'imbaraga, ni igihe Imana igiye gusuka imbaraga. Oh haleluya. Abantu bavuga Imana irihe? Imana hari Imana Josefu, abanyarwanda bagiye kwibona. Imana hari Imana Josefu. Haleluya. Afrika yose izayimenya, amahanga azayimenya, Uburayi buzayimenya, Amerika izayimenya. Imbaraga z'amavuta zibirindura ibintu, zikubika ibindi. Imbaraga z'amavuta zirukana abadayimoni ku itegeko ry'Imana. Imbaraga z'amavuta zizura abapfuye. Imbaraga z'amavuta zihindura ibyanze guhinduka. Imbaraga z'amavuta yo zikuraho ibyago, zikuraho amakuba. Akira imbaraga mu izina rya Yesu. Iyo mbaraga y'Imana niyishire mu rugo rwawe, iyo mbaraga y'Imana niyishire mu muryango wawe, iyo mbaraga y'Imana niyishire mu kazi kawe. Lole fadi ini origati nota pai sini gidriv. Ndategeka mu izina rya Yesu Kristo. Iyo wuzuye imbaraga baguha, barakwanga, Imana ikaguha igikundiro, bagusiga umwanda, Imana ikakoza, uca mu bikomeye ugakomera, ntabwo wasima. Iyo wuzuye imbaraga abakuzimya babayeho
ushobora gutura ahantu bakwanga ukahaba, ushobora gukorera ahantu batagushaka ukahakorera kubera izi mbaraga. Zore mini gidrifu, maze kubona izi mbaraga zikiza abantu, maze kubona izi mbaraga zihindura ubuzima bw'abantu, maze kubona izi mbaraga zifungura inzugi zifunze imbere yawe, zaba inzugi zarifunze imbere yawe, haba hari ibyago 3, 4, 5, 6, umva imbaraga zihindura ibihe. Haleluya. Reka nkubwire ko twahuye n'abatuvuma, twahuye n'abashaka kutwica, twahuye n'ingorane zitandukanye, twabonye imbaraga z'Imana, twabonye imbaraga z'Imana zikiza abantu, zizura abantu. Iyo wuzuye izi mbaraga uhindura ibintu. Nabonye Imana ikora iyo wuzuye izi mbaraga, uvuga ibyo abantu batavuga. Muwe bitambutse nari ndahantu mu giterane, none ndi mu giterane ndi kubwiriza, hasi ikiragi gifite imyaka 48 kitigeze kivuga. Hari mu giterane kirimo abapasitoro benshi, ikiragi kiraza kije kiragundana ngo baba, numva ijwi rimbwira ngo gitegeke. Haleluya. Iyo wuzuye izi mbaraga utegeka ikiragi kikavuga, iyo wuzuye izi mbaraga utegeka impumyi igahumuka. Hayibiri gidrifu. Haleluya. Ikiragi kiraza, mbwira bari gukora protokole ngo nimukizane, nagishyize kuri podium ngiye kugisengera, abantu bose bariruka. Abapasitoro bariruka, abavuga butumwa bariruka, batangira kuvuga ngo mbese iki kiragi nikitavuga turabigenza gute? Abantu baradutera amabuye. Cyari igiterane cy'iminsi 3, abantu batigiterana, abantu niho zakigarukamo. Joseph urabushenye umurimo, ariko numva imbaraga z'Imana zimbwire ngo gihamagara. Ndakibaza ngo witwa nde? Ikirage ngo nitwa Rwanyonga, ngo ncuruza hariya hepfo, kivuga na bugingo bunu. Iyo wuzuye izi mbaraga uba ufite ururimi rw'irage. Iyo wuzuye izi mbaraga uba ufite, haleluya, ukora impamvu ibitangaza bitaba ni iyihe? Imana idakora imirimo n'ibitanga vuga ngo nibidakunda. Icyanjye ni ugutegeka. Haleluya. Ntabwo ari ugukiza. Imana yampaye imbaraga zo gutegeka, Imana yampaye akanwa ko gutegeka. Ntabwo ari ngombwa abantu barirwa biruka ngo ndaje usengere, barajya mu misozi ahantu hatano. Iga gutegekesha ururimi rwawe, iga gutegekesha akanwa kawe, iga gutegekesha ijwi ryawe. Oh haleluya. Iga tegeka mu izina rya Yesu, tegeka. Haleluya. Haleluya. Undi munsi nagiye mu giterane ahantu, hanyuma banzanira impumyi, ntangira gusengera abarwayi. Nari natanze amatangazo ngo muzane abarwayi tubasengere. Nicaye mu giterane, ngiye kubona ninjiye mu giterane, nsanga imbere y'umuryango abari mu magare, abacumbagira, impumyi, abana baticara, bose babatondesheje umurongo. Nsengera impumyi ya mbere yanga guhumuka, nsengera ikiragi cya mbere cyanga kuvuga, nsengera umwana wa mbere yanga kugenda. Abantu bagira ngo ndakorwa n'isoni, ndarekeraho. Iyo wizera, urizera bikemera, bitakwemera ukongera ukizera, bitakwemera kugeza igihe byizeri. Ngeze, haleluya, ngeze ku muntu wa 7, ni mu izina rya Yesu Kristo ndagutegetse ngo negeka akana. Haleluya. Akana karahaguruka katigeze kagenda, induru iravuga, na babandi bari bivumbuye baragaruka. Imana nikora ibitangaza abantu bazatugarukaho. Reka mbwira abantu mva ko muzagaruka. Waba ufite amakuru atandukanye, muzagaruka. Abapfumu bazamenya ko hejuru y'imbaraga z'abapfumu hari imbaraga z'Imana. Abantu mujya kuraguza, kubandwa no guterekera, muzamenya ko hari imbaraga z'Imana, ko hari abantu Imana yahagurukije mu itorero ryayo. Abantu mujya kuraguza, kubandwa no guterekera, iki ntabwo ari igihe cyanyu, ni igihe cy'imbaraga z'Imana. Baguciraho iteka, Imana ikaguha ubuzima. Dushobora kukuvumura barakuvumye, dushaka kugukuraho karande zagukurikiranaga mu mbaraga z'ijambo ry'Imana. Iyo wizeye Kristo Yesu ugatangira usenga ukabana n'Imana, ubuzima bwawe burahinduka. Oh haleluya.
ubuzima bwe burahinduka. Twabonye Imana ikiza abantu, tumaze kubona abakobwa b'imyaka 45 52 dutegeka Imana ibaha abagabo. Waba warabuze umugabo wirirwa ubandwa, waba warabuze umugabo wirirwa uraguza, waba wumva uraganira n'umuntu ngo je bantwariye ikariso, ngo je bantwariye isutiye, ngo je bantwariye surujipe, ngo je mama yambwiye gutya, ngo je umuryango wa oya no. Iyo wuzuye imbaraga nta murozi wakuroka. Niba uzi umurozi uroga cyane uzamubwira roga Potere Joseph, nta burozi bwamfata, nta nkuba yankubita. Oya, bwaba ari ubugaburana, bwaba ari ubusa mu muyaga, ntabwo bikunda. Iyo winjiye muri isi imbaraga, uri mu mutamenwa w'isi imbaraga, uri mu budahangarwa bw'isi imbaraga, nta kintu na kimwe cyagushobora. Akira imbaraga mu izina rya Yesu. Haleluya. Akira imbaraga mu izina rya Yesu. Umwuka waguteye wose ndawirukanye. Haleluya. Haleluya. Ndawirukanye. Haleluya. Biragaragara ko iwawe mu nzu abadayimoni barinjiye. Biragaragara ko mu rugo rwawe abadayimoni barinjiye ndi kukureba. Biragaragara ko ibintu ukora byose hari ikiboroke kiborotse hejuru, hari imbaraga zimenagura amaboroke. Kandi mbibutsira ijambo, ndi kuvuga imbaraga z'Imana. N'abarozi bariho. Umuntu arakuroga ngo uzapfa utabyaye, ugakuramo inda ya mbere, ugakuramo iya kabiri, ugakuramo iya gatatu, inda zikagenda zikaba 9. Maze kubona abagore babyara inda za 9 kuva ku ya mbere kugera ku ya 8 zikanga kuvamo. Narambika ibiganza bakabyara. Reka ntangire itangazo. Haleluya. Na Yesu yatanze itangazo, yaravuze ngo abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Buri muntu wese Imana yahamagaye abafite ikintu Imana yamuhaye yamusigiye. Reka ntangazira ijambo, Imana yansigiye gusengera abakobwa bagumiwe kugira ngo barongorwe. Imana yansigiye gutangariza abafiyemeri, abantu babuze amahirwe ya mbere, mbabwire ko hari amahirwe ya kabiri muri Kristo Yesu. Imana yansigiye, reka ntangire itangazo, Imana yansigiye kubohora ibisenzegeri mu izina rya Yesu. Muri Mariko Yesu yavuze ijambo rikomeye, yavuze ngo hari ibindi bintu, haleluya, nsize nakoze ariko ni mwebwe muzabikora. Sida yari itaraza, diabete yari itaraza, kanseri yari itaraza. Imana yansize kugira ngo nkize sida. Imana yansize kugira ngo nirukane diabete, ibitega n'amahembe byari bitaraza. Hari indwara Imana iduhaye gukiza, hari indwara Imana iduhaye, haleluya, kwirukana mu bantu. Zoremini gidi, umuntu wese agira icyo yasengiwe. Niba utwite inda yawe yarapfuyemo, niba gutera inda ukumva wasamye, uzampamagare nkurambikeho ibiganza, izavuka uzabyara umwana w'umuhungu n'umukobwa. Rapiri gidirifu, maze kubona abagore benshi babyara. Zone pet inihaye, maze kubona ingo nyinshi zubakwa. Lefas inigidirifu, uzabohoka nawe, uzabohoka. Imana yavuga mu byare, kutabyara ni umugambi wa Satani, ntabwo ari umugambi w'Imana. Gukuramo inda bwa mbere, ugakuramo inda ya kabiri, ugakuramo inda ya gatatu. Hari ibintu bagutekereye umunsi warongorwaga, hari ibintu bagushiriyemo, hari ibintu bakuroze kandi warabirose mu nzozi. Mujye mwita ku nzozi murota. Umva uko iri jambo rivuga mu izina rya Yesu. Iyo wuzuye imbaraga z'Imana, niba hari ibintu ubona bidasanzwe uryamye, niba hari ibintu ubona mu buzima bwe bihora bikubamo, shaka abakozi b'Imana. Hari abantu biyemera, ugasanga umuntu ariyemera ngo ntabwo ari ngombwa kureba umukozi w'Imana, byihorere kumureba. Ni ngombwa ko ureba umukozi w'Imana akagusengera, akakubohora. Ukeneye kubohoka. Iyo urebye ibintu biri mu rugo rwawe ntabwo ari byiza. Iyo urebye ibintu biri mu nzu yawe harimo ikibazo. Iyo urebye muri business harimo hari imbaraga z'Imana zikumira. Hari imbaraga z'Imana zikumira. Umuvumo uragufata, umuntu akakuvuma ngo uzabyare, ugapfa utabyaye, ukabyara igitsina kimwe nacyo ukakibyara wagoye. Hari imiryango ugeramo, ukubyaye barakubaga, ukubyaye barakubaga, ukubyaye bakubagura ihene. Uwo nsengeye yarabuze urubyaro ntabwo bamubaga. Nukuri kwima ntabwo nagusengera warabuze urubyaro ngo bakubage. Imbaraga zigutera inda ziguha no kubyara neza. La sansiri gidrive, nushaka gushaka umugabo mu myaka 38 39 40 45 n'ingahe mu rugo rwawe rusenyuke. Ako nagasuzuguro, nagasuzuguro. Iyo wababaye Imana iguha ikikomora, ntabwo iguha ikikuriza.
iyo wasenze Imana iguha igisubizo, ntabwo iguha ikigeragezo. Rando God in holy God, ndategeka mu izina rya Yesu, habayeho kubohoka kuri wowe, nihabeho kubohoka kuri wowe, nihabeho kuzuka kuri wowe uri kumvira ijambo ry'Imana. Hari imbaraga. Rando God rifo enehori. Hari abantu twagiye tubana, hari n'abaratorera ahantu hatandukanye, ukamureba hari umukobwa ukibaza ati uyu muntu bizakunda, ukamureba uri umumama akibaza ngo umuntu mu Mana birakunda. Nagiye nakira abantu bagiye mu barozi bakagenda bakaraguza bakabandwa bikananirana, bakagurisha amazu bagatanga ibintu bikanga bikananirana, ariko mu mbaraga z'Imana birakunda. Oh haleluya, mu mbaraga z'Imana birashoboka, mu mbaraga z'Imana bibaho. Ndabohora umubiri wawe, ndabohora ingingo zawe, ndabohora ubuzima bwawe, ndagutegeka arifando gedrevo, ndohereza imbaraga y'Imana mu rugo rwawe. Hohoka ako kajagara abadayimoni bazanye, ako kajagara abadayimoni basanye ku rugo rwawe, ako kajagara abadayimoni basanye ku bana bawe. Ndamenagura izo mbaraga za Satani. Reka ntangaze iri jambo. Ni ibiki ubona bidasanzwe ku buzima bwawe? Wikwiyemeza. Haranura ngo natwe turisengera. Hari abadayimoni wakwirukana amezi 6 bataragenda, ugasenga iminsi 7, ugasenga 21, ugasenga 40, ukajya mu butayu ugasenga ya saa 9 ubyutse, ariko nibikunde, ntabwo ari impano yawe. Ariko je nabategekesha ijwi ryanjye, haleluya, ijwi ryanjye n'imbaraga za Yesu Kristo mpagaze mu muhamagaro n'amavuta yasize, dayimoni zikabwejagura. Wikwindura rwiyemeza mirimo, tumira abagusengera. Yako yavuga niba urwaye tumira abakuru bagusengere, bagusiga amavuta, bakurambikeho ibiganza. Wikwemerera umuvumo kukugira imbaraga, kandi hari imbaraga. Yesu aravuga ngo uburetwa buzamarwa no gusigwa. Ntabwo ari vaseline, ntabwo ari kokobati, ntabwo ari so white ya mavuta abagore bisiga. Oya, ntabwo ari uburetwa buzamarwa no gusenga. Haleluya, no gusenga. Isenga ibintu birahinduka. Twese usenga ibintu birahinduka. Mu masengesho abanzi yawe barakugarukira, baraneshwa, abandi bakakugarukira. Mu masengesho inzugi zirafunguka, mu masengesho abadayimoni barahunga, mu masengesho intambara zirirangiza, mu masengesho ingumba zirabyara, ibirema biragenda, ibidebire birahaguruka, ubumuga buvaho, imigambi y'abadayimoni irahinduka. Lelefodi arakitanzore bid ene puta ya gadirivo ya mu masengesho lesika ya bando. Haleluya, haleluya. Nta murozi washobora nasenze. Intwaro zose byabagwa, intwaro zose bagucuriye ntacyo bizagutwara. Abantu bakora inama Imana ikazitatanya kubera ko wasenze. Aba bantu bari bategereje Yesu buzuye imbaraga z'amasengesho 5, abandi 5 nta kintu cyari kibarimo. Umukwe atinze bose barasinzira, habaho urusaku, bamwe bakanguka nta kibarimo. Ntabwo ari igihe cy'abavuga butumwa badafite ikibarimo, ntabwo ari igihe cy'abahanuzi badafite ikibarimo, ni igihe cy'imbaraga z'amasengesho. Haleluya, haleluya. Iyo usenga amasengesho atuma wacu arabohoza, uzabohoza ibyawe Imana yakuvuzeho. Hashize waganira n'abantu kumva baraguye, kabira ati naraguye, Imana yambwiye ubukwe narabubuze, Imana yambwiye inzu narayibuse, Imana yambwiye umugisha narawubuse. Reka nkubwire, ibyavuye mu kanwa k'Imana no kubikora izabikora, kuko atari umwana w'umuntu ngo ibeshye, nta nubwo ari umwana w'umuntu wishuze. Haleluya. Senga Imana uhindure. Mbibutse ko Daniel yafashe iminsi yo gusenga, ariko mu gihe yasengaga marayika yohereza ibisubizo byiwe, ubwami bw'ubuperesi burabifata. Iki ni igihe cyo kumenagura ubwami bwose bwafashe ibintu byawe. Reka mvugira ijambo, umuntu wese ufite akanya akawe akwiriye kukazana. Urasenga abantu. Haleluya. Isengesho rikoresha umuntu ibyo atatekerezaga, isengesho rihagurutsa umuntu akazi wawe nta gahunda yari afite. Abantu bazatega indege ku bwawe kubera amasengesho, abantu bazakugarukira kubera njira mu masengesho. Uraganira n'abantu ngo byararangiye,
ngo nta muntu ukiriza ubusa, ngo ntabwo bikunda, ngo ni ngombwa abantu bose b'abayisilamu basenga bariye. Reka nkubwire inshuti yanjye, garukira Imana, uba ku rwego rw'amasengesho, uba ku rwego rw'amasengesho, indwara zizakira, ubumuga buzakira. Haleluya! Abadayimoni bose bazahunga, abantu bazemera Imana yawe. Ntabwo abantu bakwemera Imana yawe idasenga. Waba uri gukurikiranira ijambo, ntabwo abantu bazemera Imana yawe udasenga, bazayigarura. Igitangaza kimwe gusa kizatuma abantu bakwemera. Wacitse intege, warananiwe, mubwiza ukuri, hariho imbaraga z'amasengesho hejuru y'imbaraga za Satani, hejuru y'imbaraga z'abarozi, hejuru y'abapfumu n'abakonikoni, hejuru ya nyabingi, hejuru y'ibitega, hejuru y'imbaraga z'amategeko, hejuru y'imbaraga z'ubushake bw'abantu, hejuru y'imbaraga. Hari imbaraga z'Imana zikontorova zose, zikontorora byose, zitegeka. Iyo wuzuye izo mbaraga, le fossile gidrive I bad in holy. Iyo wuzuye izo mbaraga, ibintu byose ukoze bigenda neza. Izi ni imbaraga. Hasani babango ni imbaraga zidakumirwa, ni imbaraga bita adonamis, ni imbaraga zikomeye. Iyo uzuye izi imbaraga, uratambuka mu nzira ukumva uri nk'ikibombe kiri kugenda muri kaburimbi, abantu bakuraho imodoka biruka bati ni mwihute, bombe irabije. Iyo wuzuye izi imbaraga, ibintu byose wabihitana, ibintu byose wabikuraho biri imbere yawe. Wakuraho abagome n'abakonikoni, wakuraho abarozi bahaguje, watsinda amahanga wayarahira. Iyo wuzuye izi imbaraga, ni imbaraga zidapimwa, ni imbaraga bita doname, ni imbaraga ziri hejuru y'izindi imbaraga, ni imbaraga. Iyo wuzuye imbaraga z'amasengesho, ni imbaraga. Uba wuzuye imbaraga ziri hejuru y'ibifaru bya kirimbuzi, uba wuzuye imbaraga ziri hejuru y'amakatusha akomeye mu rwego rw'isi, ni imbaraga zidasanzwe. Lehori giri divo anibando sayigiti. Izi imbaraga zinjira muri perezidanse zitasabye randevu, zinjira muri ministeri y'ingabo ntabwo zisaba randevu, zifatamira abami n'ibikomangoma zikavuguruza imigambi yayo. Le force in origade, zihagurutsa abami n'ibikomangoma bakakugeraho, bagakemura ibibazo byabo kubera ko wasenze. Byarabaye mu ijambo ry'Imana. Abayuda bagambaniwe, abayuda bandikira Esteri wari waragira amahirwe yo kugera ibwami, bamwe ngo niwicecekera nta kizabuza abayuda gutabarwa, ariko Imana izakubaza impamvu wageze ibwami. Esteri wamenye izi imbaraga z'amasengesho, yandika urwandiko ngo mwese nimusenge iminsi 3 mwiyirize ubusa, nanjye ndatinyuka umwami. Umva icyo amasengesho yakoze. Amasengesho yakuyeho imbaraga z'abanzi b'abayuda bapfa mu cyimbo cyabo. Urashaka abantu bapfe mu cyimbo cyawe? Haleluya! Tegeka, injira mu mbaraga z'amasengesho. Izi mbaraga z'amasengesho izuze, umuntu arakwanga ku kazi ukamwirukana ukagasigaraho, umuntu araguhagurukira ukamwirukana akagasigaraho. Unesha utarwanye. Maze kunesha abantu bakomeye batunze ibintu bikomeye, mbaneshejeje imbaraga z'amasengesho. Abandi bahuye n'ibintu bitandukanye kubera imbaraga z'amasengesho. Tega amatwi unyumve izi imbaraga. Haleluya! Izi imbaraga zaragaragaye. Hamana ashinga igiti, asiga abantu bicaye munsi y'itara, arabwira ati uriya ngiye kubazana uriya muzamu witwa Morodekayi. Morodekayi wari yuzuye izi imbaraga z'amasengesho. Umugore wa Hamani yaramubwira ati niba ari wa Muyuda usenga Imana ntuzamushobora, uzagwa imbere ye. Iyo usenga Imana abanzi bagwa imbere yawe, iyo usenga Imana abakugambanira bagwa imbere yawe, iyo usenga Imana, Imana irakuzamura ikongera ikakuzamura, ukabajyana Noheli na Bonane. Bakaguha iminsi, Imana ikaguha imyaka, bakakuvuma, Imana ikakuvumura, bakakuboroka, Imana igafungura amahirwe yawe. Loregidi in all, ukababyarana abahungu n'abakobwa bakakwikubita imbere mu mbaraga z'amasengesho. Haleluya! Izi mbaraga mu masengesho niho gusa Imana ishobora kwivuguruza. Byarabaye. Imana yohereza Yona ngo ajye kubwira Ninewe ko Imana iharimbuye. Umwami w'Ninewe yaramenye imbaraga z'amasengesho, atanga itangazo mu gihugu, bangwa abantu mwese mwiyiriza ubusa. Inka n'amatungo n'inyamaswa, ibintu byose byiriza ubusa, n'abagore n'abana basenga amasengesho. Imana irivuguruza, ikuraho ibihano.
yari amasengesho akuraho ibyago, amasengesho akuraho avuguruza ibyemezo by'Imana, amasengesho akuraho imbaraga z'abagome n'abagambanyi, amasengesho ni urwego ushobora kubaka ukaba umukire isi yose ikakugeraho. Haleluya. Tuzakira, tuzubaka ibizu bikomeye kubera amasengesho, tuzagira ibintu bikomeye ku isi kubera amasengesho, tuzubaka insengero zikomeye kubera amasengesho, tuzagira indege zikomeye, tuzagira amamodoka akomeye kubera imbaraga z'amasengesho. Iyo usenga abantu bose baragushaka, amaboko aguhereza araguhereza. Iyo usenga ufite akawe kose arakazana. Impamvu bataguha nta favor y'Imana. Zere in holy God. Iyo usenga abantu bose bifuza kuguha, bifuza kuba inshuti yawe. Le force in all. Niba hari umuntu wagize icyangiro, Apostle Joseph ndimo. Nagize icyangiro, nangwa n'abantu benshi, aho nanyuraga hose banteraga amabuye, ariko umunsi natangiraga gusenga naraye mu nzu z'abami n'ibikomangoma. Haleluya. Naraye mu nzu z'abaherguye, abantu bateze indege ku migabane itandukanye baza kundeba. Haleluya. Nishirwa amatike y'indege mu bihugu bitandukanye, nyamara naratangira gusenga, naramfite icyangiro. Umva nkubwire mushiki wanjye, icyo cyangiro cyawe cyakurwaho n'amasengesho. Uwo muvumo gukurikirana uzakurwaho n'amasengesho. Iyo nyatsi, iyo karande zakurwaho n'amasengesho. Ukeneye ikintu kimwe gusa, banza umpamagare ngo ukore deliverance, nandukanye umuvumo wabo wasoni wabo wa nyoko, ncikiraro wambukiraho. Legidi iniyori. Iyo tuvuga gukora umuntu deliverance ni nko kurandura insina mu kiguri cyaho yari iteye ukayitera mu wundi butaka bwiza, umuntu akagira umudereza, akagira amahoro. Iyo usenga abantu bazakugarukira. Nta mukobwa wigeze ubura umugabo ku isi asenga Imana yuzuye amavuta. Nta musore ushobora kubura umugore usenga Imana yuzuye amavuta. Ushaka uvuke mu batindi bamwe babahanya, umenya Imana gusa uba ku rwego rw'amasengesho. Ushaka ube warize menshi cyangwa makeya, uba ku rwego rw'amasengesho, uzazamuka kubera amasengesho. Haleluya. Uzazamuka kubera amafaranga menshi yo ku isi. Abantu bazakugeraho, abantu bazifuza kuguha. Uzuzura n'abasirikare bakomeye, uzuzura n'abaperezida bo ku isi. Uzashakishwa kubera imbaraga z'amasengesho. Kwisi hose umuntu ashaka ufite icyamurusha. Iyo umuntu asenga hari icyaba kurusha. Iyo umuntu asenga yumva amajwi abandi batumva, atekereza ibyo abandi badatekereza, areba ibyo abandi batareba, amera andi maso, akira amaso yandi akwereka kuzakomera, akira amaso yandi akwereka kuzagera kure. Lolefad in origad. Ndifuza kugusengera Imana, ndifuza kugusengera Imana. Iki ni igihe cyo kubohoka. Barakuboshye. Niba umuntu yarakuboshye, igihe kirageze nanjye nkubohore mu izina rya Yesu. Imbaraga zikiza indwara ntabwo nzisaba Yesu. Yesu yarazimpaye amanitegeko ryo gukiza indwara. Imbaraga zirukana karande ntabwo nzisaba Yesu, narazihawe mpabwa n'itegeko ryo kwirukana karande. Maze imyaka irenga 20 mbikora, ni umurimo mfitemo experience. Haleluya. Imbaraga zo gukiza indwara narazihawe. Mbahaye ubutware mugende mu mahanga yose, mukiza indwara, mwirukana abadayimoni, muzura abapfuye. Haleluya. Haleluya. Kuki wanyu haba basazi? Kuki utakwirukana ibyo bisazi? Kuki bakubenga buri munsi? Ufite umuntu ukunda wabigusezeranije yananiye gufata ibyemezo, mamagara mutegeka kurongore ku ngufu, kandi muzabane ku ngufu iteka, muzajyane no mu ijuru. Kubyemera. Uwagusezeranije ubukwe imyaka 3, 5, 6, 7, igihe niki? Imana yavuze umwana imyaka 3, 5 utabyara, warivuje byarananiye, nta wundi muganga ukeneye. Muganga warusigaye nije. N'imbaraga z'ijambo ry'Imana zigomba kukuvumura. Ni umuvumo. Emera ko biri mu muvumo, emera ko biri mu muhambiro, emera ko urugo rwakunani, emera ko urwaye, emera ko hari abadayimoni baguteye, emera ko byakunaniye. Wirarurira. Hamagara abakuru bagusengere.
hamagara abakuru bagusengera, ngwino urambikweho ibiganza, ngwino ubohoke. Ntabwo bisaba gutega indege aho uri i Burayi, aho uri muri Amerika, aho uri muri Afurika, aho uri mu ntara z'iki gihugu, muri East Africa, Africa Community, hose ni ukwizera ijambo ry'Imana ukabohoka. Iki cyumweru nzakorera abantu benshi deliverance basumvira ijambo ry'Imana, bazumvira ijambo ry'Imana. Umupfumu ntacyo yagukoreye, baguhaye ibyo wisiga, baguhaye ibyo unywa, baguhaye ibyo usasira umugabo, baguhaye inzaratsi. Jugunya ayo macendegeri, uhamagara umukozi w'Imana uzakira. Ntabwo ngusaba inkoko y'ibara rimwe, ntabwo ngusaba ihene y'ibara rimwe, oya, ndagusaba kwizera Imana. Yesu ati mwizere Imana nanjye munyizere. Uwizera Yesu Kristo umwami wanjye, nanjye wizere ko nasizwe amavuta yo kubikora. Urabibona, uyu mwaka uzaba umwaka udasanzwe mu izina rya Yesu. Imana izagushumbura, wirira, wikwiyahura, Imana izakugeraho. Waba uri mu nzu y'imbohe, waba uri ufite umudendezo, waba uri mu ntara, waba uri mu cyaro, nta hantu haba Imana itakura umuntu. Iyi saha y'Imana igeze, Imana irakududuya singa, igukuraho, haleluya, iguha umugisha, igukuraho inyatsi na karande, irabohora ubuzima bwawe. Akira kubohoka mu izina rya Yesu, akira kuzuka. Haleluya, akira kuzuka. Tegura umutima wawe ngusengere, tegura umutima wawe ngusengere. Niki kigwangayikije umutima? Wabuze urubyaro? Imana yansigiye umwuka w'Imana undimo utuma ingumba sibyara. Umwuka w'Imana undimo utuma icyangiro kivaho. Ni wowe ndikubwira, ndikuvugana nawe, nta wundi. Ni wowe aho wicaye muri biro, ni wowe aho urarurira mu rugo rwawe, ni wowe aho urarurira muri iyo famiye washatsemo, ni wowe aho urarupanga gucika umugabo no kuva muri, ni wowe. Umwaka utaha iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Umwaka utaha iki gihe abantu bagiye kuzakubona ugenda utwite, abantu bagiye kuzakubona wateretse amaso mu gatimba kuwa gatandatu saa 8. Abantu bazakubona kuwa gatandatu saa 8, abagore bambaye imishanana, abantu bavuga haleluya, imodoka ziririmba. Abantu bazakubona kutasenza Imana y'umusenzi cyangwa umusega, bazakugarukira. Dusenga Imana. Nyagasani Imana yo mu ijuru, dore bini inigadrive mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Umuntu wese wumvise iri jambo, Horamyego ni igihe cyo gutegeka ibitarakunze by'abantu. Abantu barisengeye, abandi basenganye n'abandi, babaye mu magurupe y'amasengesho atandukanye, ntabwo bakiriye. Ariko aka ni akanya ko gutegeka. Ndategetse uyu mwaka uzasama indubyare, ndategeka uyu mwaka ubukwe bwawe buzihute, ndategeka ibihombo wahombye muri kampani yawe mu izina rya Yesu. Imana yumvira isengesho nsenze uyu munsi bikurweho kandi birangire. Ndategeka mu izina rya Yesu Kristo, imyaka n'inyatsi na karande byakuzengurutse ndabyishe mu buzima bwawe, ndabyirukanye mbikuyeho. Mpinduye amateka y'umubiri wawe. Uwo muryango washatse mufite mu icangiro, ndagukuraho umwanda wose abantu bagusize, ndakungana, ndagukuraho inyatsi. Ibyo ukoze byose ntibigenda, ibyo ugerageje byose birahomba. L'offensive guidrive, ndagukura mu byaha, mu byaha by'ubusambanyi, mu byaha by'ubusinzi, mu byaha by'ubugome. Ndakunga n'Imana kubw'umusaraba wa Yesu. Ndakuvumuye imivumo ikomoka iwabo wa nyoko, imivumo ikomoka iwabo wa so, imivumo ikomoka mu bakurambere. Ndacikiraro abadayimoni bambukiraho bagutera. Uzacyubaka nasenga na Yesu, haleluya, azagwe hejuru yacyo avunagurike. Nta muvumo uzongera kugutera, nta nyatsi zizabyature nawe, nta muvumo uzongera kugutera, nta nyatsi zizagukurikira. Ndagutera mu butaka bwiza kugira ngo bimenyekane ko hari Imana ikuraho. Imbaraga z'Imana zikuzenguruke, imbaraga z'Imana zibane namwe, imbaraga z'Imana ziherekeze iri jambo mu izina rya Yesu. Nomero yanjye ya telefone ni 0788 54 11 18, 0788 54
11 18 ushobora kumpamagara nkagukorera deliverance. Urakoze. Akamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.